Reka ngusubize dukomeje kubana kuri General Knowledge Entertainment, isoko y'ubumenyi butandukanye. Reka uyu munsi noneho tujye mu burezi, aho turi buganire cyane n'ababyeyi. Uti rero tugiye kuganira kuki? Uyu munsi tugiye kugaruka kuri bimwe mu buryo bwiza umubyeyi yamenyereza umwana we kureka kunyara ku buriri. Hari amakosa ababyeyi bakora bigatuma umwana ufite ikibazo cyo kunyara ku buriri atinda kubireka, ndetse ahanini ayo makosa ababyeyi bakaba bayakora bazi ko bari gukemura ikibazo, nyamara batazi ko ahubwo aribwo bari kucyongera. Ku rubuga rwa Dr. Sagie, umwe mu bazobereye mu gutanga inama ku babyeyi ndetse no ku bana mu bijyanye no kureka kunyara ku buriri, yavuze amakosa ababyeyi benshi bamugana bakunda gukora, akaba ari yatera abana kutareka kunyara ku buriri. Ikosa rya mbere ushobora gusanga nawe warikoraga. Iri kosa uti ni irihe rero? Birya ukora ukangura umwana ninjoro ubuzi kuri kumufasha kureka kunyara ku buriri, ariko burya ngo sibyo. Ababyeyi benshi bazi ko gukangura umwana ninjoro ari wo muti wo gutuma umwana ahagarika kunyara ku buriri. Nyamara uyu muganga avuga ko iba atari wo muti, kuko umwana yumva ko inshingano zo kureka kunyara ku buriri ari iz'ababyeyi, we bitamureba habe na gato. Ni byiza rero ko ureka umwana ahubwo akabona ko inshingano nini zo kureka kunyara ku buriri ari we zireba. Ikosa rya kabiri, kubuza umwana kugira cyangwa agiye kuryama. Ibi nabyo Dr. Sagie avuga ko ari ikosa. Kubuza umwana kunywa mbere yo kuryama bishobora kumufasha umunsi wamubujije gusa, ariko nanone kuko umubiri we utaramenyera ko ashaka kwihagarika ngo byuke, umunsi uzongera kumuha icyo kunywa azongera bunyareho n'ubundi. Gusa ariko nanone uyu muganga avuga ko mu gihe umwana ari we ubyisabiye umureka ntugire icyo umuha cyo kunywa. Irindi kosa rya gatatu, guha umwana ibihano bikakaye. Hari ababyeyi nanone bazi ko guha umwana ibihano bikakaye bizatuma areka kunyara ku buriri. Dr. Sagie avuga ko ibi atari byo. Ababyeyi bakwiye kumenya ko umwana unyara ku buriri aba atabigambiriye, kuko ari igikorwa cyiza watanabizi rwose igihe yasinziriye. Guha umwana rero igihano bishobora kumuhahamura cyangwa se bikarushaho gukaza ikibazo, nyamara wari uziko uri kugikemura. Irindi kosa uyu muganga yagaragaje yasanze ababyeyi aganira nabo bahura naryo no guhatira umwana kumesa imyenda ararana n'amashuka ye. Ibyo nabyo biri mu bihano bikakaye ababyeyi bakunda guha abana babo, bazi ko ari wo muti uzababuza kunyara ku buriri. Ariko muganga avuga ko ababyeyi bagomba kumenya ko umwana aba atiyumvisha icyo umuhaniye, kuko nawe aba yabikoze atabishaka, ahubwo gatangira kumva ko ari ikosa ry'undi muntu uri kumuhanira. Dr. Sagie akomeza avuga ko ubundi buryo ababyeyi bajya bakoresha ni ukurinda umwana cyane aho kumufasha kumenya uko yakivana mu kibazo. Dr. Sagie yavuze ko hari ababyeyi usanga barinda umwana cyane, ugasanga mu gihe ari no kumuvura akamubaza uko amerewe, ababyeyi bahita batanguranwa bakaba ari bo basubiza, kandi n'umwana nawe yakaba yisubiriza kuko azi kwivugira. Uyu muganga avuga ko bikunze kugaragara ku babyeyi babonye abana nyuma y'imyaka myinshi batabyara. Ikindi ni ukwirengagiza ikibazo burundu. Nubwo twabonye ko umwana ari we ufite uruhare runini mu kureka kunyara ku buriri, ntibivuze ko umubyeyi azabaterera iyo ngo areke umwana anyare ku buriri. Icyo umwana aba akeneye ku mubyeyi ni ukumwumva no kumufasha. Irindi kosa ababyeyi bakora ni ukugereranya umwana n'abandi. Rimwe na rimwe umwana muto hari ubwo ari we ureka kunyara ku buriri imbere ya mukuru we. Ibyo rero ntibikwiye guha umwanya ababyeyi wo kwirirwa bagereranya umwana n'undi, bamukangisha ko wari mukuru akaba akinyara ku buriri. Kugereranya umwana na murumuna we bizongera ikibazo, ndetse bizanamwangiza mu bwonko, atangire kumva ko we hari ibyo atinda kugeraho kandi abandi barabigezeho. Aha rero urumva ko uba uri kudindiza umwana mu mikurire ye, ndetse uri no kumusubiza inyuma. Irindi kosa ababyeyi bakora ni ugusasira umwana ibintu bituma adakonjerwa. Uyu muganga avuga ko umwana uri munsi y'imyaka 5 we ushobora kubimusasira, ariko iyo arengeje iyo myaka aba ari ngombwa kumureka agatangira kwiga ko iyo anyaye ku buriri aba agomba gukonjerwa, kandi akanamenya ko ari we ubitera. Nk'uko nari nabikubwiye hejuru, ayo namwe mu makosa Dr. Sagie yagaragaje ko akorwa n'ababyeyi bigatuma umwana atinda kureka kunyara ku buriri, ndetse uyu muganga akavuga ko igitangaje ari uko ayo makosa akorwa n'ababyeyi bazi ko bari gukemura ikibazo, bikarangira ahubwo barushijeho kugikomeza. Icyo umubyeyi asabwa gukora ni ugushimira umwana igihe yagaragaje ko afite ubushake bwo kureka kunyara ku buriri. Igihe yasibye kuhanyara ukamushimira, ndetse ukanakoresha amagambo amutera umwete wo kuba yareka kunyara ku buriri. Hari undi muganga nawe wavuze ko kunyara ku buriri atari ubugwari, ko burya ahubwo hari ubundi butuma umwana bashaka gutanga cyangwa se ikindi kintu abashaka kwerekana. Uyu ni umuganga w'umunyarwanda witwa Dr. Gakwaya Albert. Yavuze ko kunyara ku buriri byitwa indwara iyo umwana arengeje imyaka 5.
ibyo bita eniyozi mu gifaransa. Uyu muganga akomeza avuga ko mbere y'iyo myaka bitakabaye byitwa ikibazo cyangwa se indwara. Uyu muganga yavuze ko iyi ndwara igaragara mu byiciro bibiri, ariyo eniyozi primaire. Bivugwa ko umwana afite iki kibazo iyo ahora anyara ku buriri kandi afite imyaka iri hagati y'5 n'10. Hakaza na eniyozi secondaire. Bivugwa ko umwana afite iki kibazo iyo anyara ku buriri rimwe na rimwe kandi afite hagati y'imyaka 5 n'10. Dr Gakwaya akomeza avuga ko kunyara ku buriri bifite impamvu zibitera. Muri izo rero akavuga ko iyo wagize umwe mu babyeyi banyaye ku buriri arengeje imyaka 5, nawe buryo uba ufite ibyago byo kubunyaraho ku kigero cya 45%. Mu gihe iyo wagize ababyeyi bombi banyaye ku buriri barengeje imyaka 5, umwana babyaye nawe aba afite ibyago biri ku kigero cya 75% cyo kubunyaraho. Aha urumva ko bishobora kugira imvano. Niyo mpamvu mbere yo gutoteza umwana cyangwa se kumuha ibihano bikakaye, wakabanje kureba ese byari bimeze gute muri ya myaka, ako karagaciyemo. Reka dukomeze ku kindi uyu Dr Gakwaya Albert yavuze. Uyu muganga yavuze kwihindagurika ry'ubuzima mu buryo buhutiyeho. Urugero nko kuba umwana yahindurirwa ikigo yigagaho, kuba ababyeyi bafitanye ibibazo hagati yabo, imyitwarire itari myiza y'ababyeyi ndetse n'ibindi. Ikindi gishobora gutuma umwana anyara ku buriri ni ukwimwa urukundo kandi yaramenyereye kuruhabwa. Mu gihe cya 4 ari uko umwana ashobora kuba afite stress zaba izo mu buzima bwe bwa buri munsi. Aha tukaba twavuga nko kuba hari abana bagenzi be bamubuza amahoro ku ishuri cyangwa se mu rugo hari undi muntu umutoteza. Dr Gakwaya akomeza avuga ko hari izindi mpamvu zitera kunyara ku buriri, ariko ku muntu warengeje imyaka 5 bikaba bitakwitwa ikibazo. Urugero uyu muganga atanga ni babandi n'ubusanzwe baba bafite ubukererwe mu mikurire, ibyo bita retard mental, ku barwara igicuri, ku barwaye diabete ndetse n'ibindi. Uyu muganga nawe avuga ko ibihano ababyeyi bakunze guha abana banyara ku buriri bibangizaho kubakosora, cyane ko umwana batazi uko biba byamugendekeye ngo anyare ku buriri. Muri ibyo bihano ababyeyi batanga harimo guha umwana akazi ko kumesa ibyo aryamaho. Ibi uyu muganga arabihuza na Dr Sagie, akaba kumubyukiriza ku nkoni, kumwima ibyo kunywa, kubibwira abaturanyi ndetse n'ibindi. Dr Gakwaya akomeza avuga ko ari byiza ko umwana ahishirwa, ntimumuhururize, akagirirwa ibanga n'abo mu rugo bose. Iyo ari umukobwa aho rwose ukabibwira abantu ko anyara ku buriri, yumva akomeretse cyane ndetse akumva ko umwandaritse. Indi nama uyu muganga atanga ni ukuganiriza umwana unyara ku buriri, ukamubwira ko atari we wenyine bibayeho, ko hari n'abandi bana bibaho kandi ko umuti uturuka kuri we ubwe. Iyo rero bikomeje kuba ikibazo, ababyeyi basabwa kwegera abaganga bize ibijyanye n'imitekerereze ya muntu ndetse na muganga w'abana, bagasuzuma bakamenya impamvu irimo kubitera, bakayishakira umuti. Ese Dr Rina Vandarist, umuganga w'abana, we bivugaho iki? Uyu nawe avuga ko kunyara ku buriri bizwi kandi ko ari ibintu bisanzwe ku bana. Agakomeza avuga ko abana benshi babireka ari uko bakuze. Dr Rina Vandarist, umuganga w'abana muri University of California, avuga ku mpamvu, ingamba n'uburyo bushobora gufasha mu miryango guhangana n'iki kibazo, yatanze inama nyinshi zitandukanye. Yabanje kugaragaza igitera kunyara ku buriri. Avuga ko ku bana benshi impamvu nyamukuru ari ukubura ubushobozi bwo kubyuka. Ubwonko buba budashobora kohereza ibimenyetso byo kubyuka mu gihe uruhago rwuzuye inkari, kandi rimwe na rimwe ntabwo binatanga ibimenyetso n'igihe umwana yamaze kunyara ku buriri. Avuga ko akenshi ari uko abana baba barushye cyane. Hari n'igihe kandi umubiri w'umwana uba ukora inkari nyinshi cyane mu ijoro, cyangwa se akaba afite uruhago ruto, bikaba byongera ibyago byo kunyara ku buriri. Si izi mpamvu gusa uyu muganga Dr Rina Vandarist yagaragaje zishobora gutuma umwana anyara ku buriri, kuko yanagaragaje ko constipation cyangwa se ibyo twita impatwe mu kinyarwanda ishobora nayo kuba imbarutso cyangwa se impamvu yo kuba umwana wawe anyara ku buriri. Uyu muganga avuga ko iyo constipation ikosowe neza bishobora kugabanya ikibazo. Avuga ko constipation itera kunyara ku buriri kuko umwanda ushobora gusunika uruhago rugatakaza ubushobozi bwo kwaguka. Muganga rero akaba ashobora gutanga imiti yo gusohora iyo myanda kugira ngo yo gukomeza kubangamira uruhago. Indi mpamvu ishobora gutuma umwana anyara ku buriri yagaragajwe n'uyu Dr Rina ni ibibazo byo gusinzira, sleep apnea. 30% by'abana bafite sleep apnea baba bafite ikibazo cyo kunyara ku buriri. Umwana ufite sleep apnea ashobora kugona cyane cyangwa se igihe runaka akaba yareka guhumeka igihe asinziriye. Hari aho twigeze kukubwira ko ushobora kugana umuganga w'abana. Ushobora kwibaza uti ese umuganga w'abana afasha iki ku kibazo cy'abana banyara ku buriri? Iyo ugiye kwa muganga ufite impungenge z'umwana unyara ku buriri, akubaza ibibazo birimo igihe byatangiriye, uburyo asohora umwanda n'ibindi bitandukanye. Uyu muganga kandi hari n'igihe ashobora kugusaba dosiye yanditse y'uburyo umwana asohora inkari n'umwanda kugira ngo amenye neza iki kibazo uko kimeze. Nkuko twatangiye tubivuga, hari amakosa twagaragaje ababyeyi bakora
nk'uko Dr Sagie yayashyize hanze, bibwira ko bari gukemura ikibazo cy'abana banyara ku buriri, ahubwo bakaba barushaho gukomeza ikibazo. Ushobora kwibaza uti ni gute noneho ababyeyi bakwitwara ku mwana unyara ku buriri mu buryo bwo kumurinda guhangayika? Abana bakuze cyane cyane bari hagati y'imyaka 6 n'8 bashobora guterwa isoni n'uko banyara ku buriri. Ni ngombwa rero ko umwana atumva ko ariho ukosheje. Umubyeyi ntiyakagombye kumubwira amagambo amubabaza cyangwa se kuvuga ikibazo cy'imbere y'abandi bana. Ahubwo ababyeyi bagomba kwereka umwana ko ari ibisanzwe kandi ko bazafatanya gukemura iki kibazo. Uyu muganga akomeza avuga ko hari andi makosa ababyeyi bashobora gukora mu gihe bagerageza gufasha abana gucika kunyara ku buriri. Ku ikubitiro bagaragaza kutamenya igihe nyacyo cyo gushaka ubufasha bw'umuganga. Ababyeyi bamwe bashobora kwirengagiza igihe umwana agomba kujya kwa muganga. Niba umwana wawe akomeje kunyara ku buriri kandi afite imyaka yigiye hejuru cyangwa se afite ibindi bimenyetso bikomeye birimo nko kuba yaribwa, ni ngombwa kwihuta ukajya kwa muganga ukamugisha inama. Ikindi bavuga ni ukutareba impamvu z'ubuzima cyangwa se imyitwarire. Hari igihe ababyeyi baba bataramenya ko ikibazo cyo kunyara ku buriri gishobora kuba gituruka ku mpamvu nka constipation, infection cyangwa se impamvu zo mu myitwarire nka stress n'izindi. Kubanza rero gushakisha impamvu no kuzirwanya ni ngombwa kandi ni bimwe mu byagufasha. Kwihangana, gukorana neza n'umwana no kumufasha mu buryo bworoshye bigira uruhare rukomeye mu gukemura iki kibazo cyo kunyara ku buriri nta ngaruka mbi bimugizeho. Reka ngushimire wowe twabanye kuri General Knowledge Entertainment. Niba wakurikiye neza ibyo twaganiriye, wumvise inama ugirwa n'abaganga, ugize ikibazo wifuza kutubaza, watwandikira hasi muri comment. Komeza kubana natwe kuri General Knowledge Entertainment, isoko y'ubumenyi. Bye bye, naho ubutaha.